Hello people, hari ukuntu uforomata telefone yawe neza ugasanga hagiyemo kode. Iyo kode rero kuyikuramo bikagusaba agaciro k'amafaranga menshi cyane. Njyewe rwose kode yigeze kujya muri telefone yanjye banca amafaranga 10,000. Rero guys, ndifuza yuko uno munsi wakurikira iyi video ku buryo nukenera guforomata telefone yawe yagize ikibazo runaka utazatanga akayabo k'amafaranga angana gutyo. Rero ndagira ngo mwakire kuri iyi channel nshyashya. Ndifuza rero yuko wakoraho subscribe ubundi ibintu bikagenda neza, kandi hari byinshi ngiye kugenda mbaha kandi bizagenda bibafasha. Guys, rero mwatse ubufasha bwa subscribe, kandi video nikugera wibuke ukande like ubundi ibintu bigende neza. Rero iyi video ngiye kukwereka uko wakwirinda iriya FRP bypass ituma telefone yawe ijyamo iriya kode, hanyuma kujya kuyikuzamo bikagusaba kujya ku muntu ufite mashini, hanyuma yayikukuriramo ni 5,000. niyo bayikuriramo ku ba DJ cyangwa n'abandi bose babimenyereye kandi babigize umwuga. Rero no munsi uko biri bugende turakoresha application ya settings cyangwa n'ahandi hose ukora settings za telefone yawe. Application ya setting rero ni system app, murayizi, dore niyingiyi ni settings, cyangwa ukajya na hano hejuru hari ahantu ukura setting. Guys, ahangaha ndagira ngo murahabona neza ikimenyetso cya setting hano. Ahangaha rero naho ushobora kuhakura iyi setting. Rero twihuse turakoresha setting ubundi ibi bintu bigende neza. Ukuntu tugiye kubigenza rero, muzajya mukurikira step by step, kandi witonde guhita uforomata telefone yawe utasoje iyi video, kuko ibindi bikurikiraho ntabwo uri bumenye uko bigenda nyuma yo kuyiforomata, n'iyo kode nabwo ibe yazamo. Rero biragusaba kureba video ukayirangiza, cyangwa ukanayireba n'inshuro zirenze imwe, ku buryo uraba wamaze gusobanukirwa neza ibi bintu bitaza kugucanga, kuko harimo utuntu tugiye ducanganye. Ngaho reka dukomeze. Rero twihuse, sinshaka kugutindira, ndagira ngo tuze hano muri application ya settings. Nk'ibisanzwe urajya muri setting gutya, akantu ngiye kukwereka wanagasacinga, kuko ni ibintu byoroshye kuko telefoni zaba zitandukanye. Rero iyi telefoni yanjye hari ukuntu ishobora kuba itameze nk'iyawe, rero aka kantu wanaza ukagasacingamo. Rero ku bantu bafite telefoni imeze nk'iyanjye, reka mbereke ahantu mugiye kunyura, kandi nawe wihangayika wowe iyi telefoni yawe itameze nk'iyanjye, kuko aka kantu wanagasacinga. Ndaje nkakwereka akariko. Ufite telefoni nk'iyi yanjye, uraza wigire hano handitse system. Ahangaha ndakeka hose muhabona, amabereke hano handitse languages, gestures, time, backup. Uhakanda, ukihakanda dore utuntu urabugezemo. Urakandaho inshuro imwe, uraba witonze kutiripota ibintu byinshi, kuko hari igihe wakanda. Hano ni muri system rero ushobora kugira ibintu wangizamo, bikaba byatuma telefoni yawe system yayo birangira ipfuye. Nugera kuri iyi page rero nta handi ukora, urakanda. Dore ubundi ni muri
system, hari ahari languages na input, hari ahari gestures, hari ahari date and time, hari ahari backup, hari ahari system update, hari ahari multiple users, hari n'ahari reset options. Niko kanyuma ngo reset options. Rero reset options niho ugomba gukanda. Tujyane, uraba uretse kubikora kugira ngo ubanze urebe ukuntu bikorwa, video irangire ubundi utangire neza. Twageze rero muri reset options. Hari reset wifi, bluetooth and hari reset wifi, mobile data and bluetooth, hari reset app preference, hari erase downloaded SMS, hari na erase all data factory reset. Iyo niyo bita factory reset nyine. Rero niho tugiye kwikandira kuri erase all data factory reset. Aho ngaho rero iyo uhakanze nibwo uba ugiye guforomata ya telefone yawe. Noneho dore haje turaba tugezemo ahantu rwose. Iyo ukanze ku kantu kamwe ntabikubwiye cyangwa nyine utakurikije iby'iyi videwo, irangira telefone yawe uyishe ukayishyiramo ibikode ntazi. Ukigera ahantu rero urahita ukanda hasi cyane handitse erase all data. Urabona? Reka mbanze nkusomere ubundi ibi bintu byose. handitse erase all data factory, niyo chamber twagezemo. This will erase all data from your phone internal storage including. Ibi bizanaguramo data zawe zose ufite muri telefone, ibintu byose byo muri internal storage birimo your Google account. Google account yawe izasibamo, dore Google account yanjye niyi ngiyi. Hanyuma system and app data and settings, ibintu byose nyine biriya biba biri muri telefone utarabiguranye nayo iyifunukura. Downloaded music, imiziki wa downloadinze, music n'izindi ndirimbo zose n'imiziki yari isanzwemo, amafoto, other users data n'ibindi byose nyine. Ubu ni ukuvuga ibintu bisigaramo ni ibintu biri system, ibintu waguranye telefone yawe. You are currently signed into the following account. Bakwerekana account waguzemo sign in nka Google, CapCut, WhatsApp na TikTok. There are other users present on this device. N'izindi users zose ziri kuri iyi telefone yawe. Rero icyumva ibyo ngibyo, ubwo ugiye guforomata telefone, urahita uza wikandire ahantu murabona hano hasi, hano handitse erase all data. Erase all data ndi kubikubwira, niho uri bukande. Barahita bagusaba password ya telefone yawe niba irimo, hanyuma niba itarimo password birahita byikora ako kanya. Telefone yawe irahita izima yongere yake. Nimara kwaka haraba hari akantu start. Ahantu handitse start rero urahakanda. Ukihakanda nyine biba byabanje kurodinga, byahagaze. Urajya kuri wifi cyangwa ufiteho amamega, ku kanya urahita barahita bakwaka. Nta kindi kintu bakwaka na kimwe,
usibye kukwaka password yonyine y'imibare ugomba gukoresha mu gihe ukimara gufata telefone yawe, nurangiza usanga ibintu byose ufite muri telefone biba byashizemo ibi bamaze kutubwira ahangaha byose. Rero niba iyi videwo hari akantu nyine wabonye kagiye kagucanze, usubize inyuma, wareba ugasubiza inyuma nyine ukareba neza ku buryo uraba bifashe mu mutwe utaza gucikwa ugasanga amafuta abaye ayawe ukayita ayanjye kandi njyewe ntacyo nakoze. Rero n'abantu bashaka gusacinga nari nabibabwiye, dore ngiye kubereka ijambo musacinga, murandikamo rino jambo erase all data, tujye turyandikemo muri search niho turi. Erase all data, all datas. Aho ni muri factory list, turabona yuko ari guhita ujya gutya, urabona yuko ibintu bihita bikunda iyo yacinze, kuko telefoni ntabwo aba ari zimwe, hari telefone ubwoko bwinshi. Rero uko izi setting zanjye zubatsemo siko nawe izawe zubatsemo. Rero niba udafite telefoni y'ubwoko bwanjye utabona hano ngo setting system, uraza uyisacingemo kari akajambo erase all data. Rero murakoze, mugire ibihe byiza, ariko ndagira ngo mubwire niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube ukande subscribe, kuko hano twigisha ikoranabuhanga kandi ikoranabuhanga rireba na buri umwe wose, kuko ikoranabuhanga buriya ni ryiza guys. Hari byinshi uba ukwiye kumenya ku ikoranabuhanga, kuri iyo telefone yawe, kuri iyo mashini yawe, ku iki cyawe cyose. Rero n'ibintu byose byo guhakinga turabikora, ni ibintu twikorera hano. Rero niba ufite n'amatsiko urebe n'izindi videwo, twigisha n'ikoranabuhanga n'uko waribyaza umusaruro. Niwumva ufite amatsiko murebe izindi videwo, uraza hano muri videwo zacu, kanda aho ngaho kuri tayito ya videwo, ahita uba ugeze muri description, kandi ugera muri description urahascrollinga gato urengeye amagambo ya description, ako kanya urahita ugera ahantu handitse videos, ubundi ugende ureba videwo zacu, urasanga hari byinshi wahishiwe kandi bigufitiye umumaro. Rero kanda subscribe, notification zijye zikugeraho ku gihe, ikindi kandi liking iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi. Ikindi twagusaba ni mukera kwisharinga ku nshuti zawe, ndetse dukomeze kudusapotinga nyine. Rero kugira ngo mugire byiza, kandi iriya kode nanone nijye muri telefoni yawe ya FRP, nyine ya FRP bypass, ugomba kuzagira videwo yayo ngiye kuyikora nayo nyishyire muri description. Niba itarajya muri description, ikora subscribe utegereze. Kandi nanone niba ureba iyi videwo hashize igihe kinini igeze kuri YouTube, niyo yageze muri description, ubwo ngubwo wakayirebye yuko wakuramo FRP bypass. Kandi niba na telefone yawe idafite icyo kibazo, hari igihe izakigira, ujye wibuka kubikora guys,
kuko hari igihe izakigira ntabwo umenya igihe, hari n'igihe abana bayiforomata kwa kundi bayikinisha. Rero ugomba kwita kuri ibi bintu. Rero ushaka ibindi bisobanuro, igitekerezo cyangwa se ikibazo se cyangwa n'iyi cano yacu, hari igihe iyo tubonye umukiriya twanayigurisha, ushaka kuyigura rero n'ibyo byose waza ugahamagara iyi nimero ngiye gushyiraho: 0729590456, 07229590, aya ni 46. Iyo niyo nomero yanjye ugomba guhamagara igihe unkeneye, ubundi nkagufasha kuko nanakwiditingira video nk'iyi ngiyi nkayigukorera nyine, ukaba wayigura online nk'aha kuri WhatsApp, nkayikohereza nawe ukanyohereza kashi kandi nta mafaranga make cyane. Urabizi ko ibintu byo guhenda atari ibintu byacu, ubundi ibintu bikagenda neza. Rero foromata telefone yawe ukoresheje buno buryo nkweretse, kandi gira ibihe byiza aho uri hose. Hasta la vista.